ngo yadukiza cyangwa se itadukiza. Bari bazi ko Imana ishobora kubakiza cyangwa ntibakize. Imana itugirire neza cyane. Ni Imana ishobora gukiza umuntu cyangwa se ntimukize. Aba bo bari babisobanukiwe mu mibanire yabo n'Imana. Bari bazi ko Imana ishobora kubakiza cyangwa se ntibakize. Imana ishimwe cyane. Yobu yari ayizi ku mpande zose, kuko Yobu yigeze abwira umugore we, aramubaza ubwo umugore we yamusekaga amubwira ibyo gucika intege mu bibazo yari afite. Yobu aramubwira ngo ariko se twakwakira ibyiza biva mu kiganza cy'Imana ndetse ntitwakire n'ibibi biva mu kiganza cyayo? Yobu yari abizi neza. Yobu yari azi Imana mu mpande zose. Imana ishimwe cyane. Birakwiye ko tumenya iyi Mana, tukamenya uyu mwami wacu, kugira ngo tubashe kugendana nawe no kubana nawe no kugirana nawe amasezerano. Kubana n'Imana utarasobanukirwa uko ikora ntabwo byakorohera. Imana yacu ni Imana idakoresha demokarasi. Demokarasi ni ibigendanye n'imiyoborere. Abazi iby'imiyoborere muri iri teraniro cyangwa abanyuma, demokarasi ni uburyo abaturage batanga ibitekerezo, bagashyiraho ingamba bagenderaho uko babyumva kandi bakanabigenzura. Imana yacu ikoresha demokarasi. Ni ukuvuga ngo uburyo buriho, uko ijambo ry'Imana rimeze ntirihinduka. Nitwe tugomba kubigenderaho, ntabwo ari ryo rigomba kutugenderaho. Birasaba ko tumenya ibi ngibi, tukamenya ko Imana tugenderaho ikatuyobora, ntabwo ari twebwe tuyiyobora. Imana yacu ni Imana ishyira ikuzimu kandi igakurayo. Ni Imana ishyira hejuru kandi igacisha bugufi. Ni Imana yicazanya n'ibikomangoma. Imana yacu ni Imana ishyira umuntu hejuru cyangwa ikamumanura. Ibyo bintu byombi Imana irabikora. Imana ishimwe cyane. Ni Imana ikenyuruza abandi ikagira abandi ikenyeza. Iyo uri mu gihe cyo gukenyuruzwa rero, ukwiye kubyumva ko ukiri Imana ishobora byose. Kubera ko abami ntabwo bimikwa ngo babe ku bwami cyangwa baveho. Ntabwo umwami ava ku bwami kubera ko gusa hari ibyo yakoze bibi. Oya, none se umuntu umwe yaba ku bwami iteka ryose? Keretse Uwiteka wenyine niwe uzaba ubwami bwose. Imana nihimbaza. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikenyuruza abantu bamwe igakenyeza abandi. Imana rero ni ibishimiro. Ndagira ngo tumenye ngo iyi Mana yacu twakurikiye, iyi Mana tuvuga kubana nayo ko bikomeza umuntu iteka ryose, ni Imana iteye ite. Nta muntu ujya asezerana n'uwo bataziranye mu by'ukuri. Hariho abarahira bati tuzagukorera paka dupfuye, ariko nyuma ukabona biranze kubera ko basezeranye n'Imana ahari batarasobanukirwa uburyo bwayo, uburyo ikora. Wifata Imana nk'izahora igusetsa. Ni Imana yemera ko umuntu ababara. Pawulo yaravuze ngo kubabazwa kwacu kw'igiwayiwayi kuriyongeranya kukaturemera ubwiza bw'igihe kizaza. Haleluya. Haleluya. Kubabazwa kwacu ni ukw'igiwayiwayi, ariko ngo kuturemera ubwiza bw'igihe kizaza. Kurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikagira gute? Zikavuga. Nta muntu wababara iteka, nta n'uwabaho yishimye ibihe byose. Ibyo ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu muri iki gice twasomewe cya kabiri, Pawulo yageze aho avuga ngo nawe afite igishakwe. Yahise asembuye bibiri, usanga ngo yari afite ijisho rihora rinyenga, afite ikibazo ariko rikajya rimutera intege nke. Ariko apfukamye asenga Imana, Imana iramubwira, imubwira amagambo akomeye
ngo ubuntu bwanjye bugize bute buraguhagije. Haleluya. Ubuntu bwanjye buraguhagije. Natwe hari igihe dusenga twifuza uko ibintu byagenda ariko ukabona siko bigenze, ahubwo tukabwirwa amagambo ava mu ijuru. Imana ikavugana natwe ngo ubuntu bwanjye burabahagije. Nubwirwa iri jambo ntuzacike intege, kuko Imana yacu kubana nayo bisaba kugenda uko ikuyoboye, ibyo igukoreye ukakira ibyo, ukumva ko ubuntu bwayo bugize bute buguhagije. Imana ishimwe cyane. Nuba abaduteze amatwi, hariho abantu basenga Imana, hariho abantu bafite ibibazo mu buryo butandukanye, ariko Imana iravugana nabo uyu mwanya ku buntu bwayo bubahagije. Namwe muri aha mu iteraniro ushobora kuba ufite ikintu usengeye iminsi myinshi rwose, ukaba wumva hari ukuntu byagenda, ariko Imana iravugana nawe ngo byakire, wemere ubushake bwacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi Mana yacu ni Imana isetsa umuntu, kandi ni Imana yemera ko arira. Ni Imana ishobora kwemera ko umuntu akora ubukwe hashize icyumweru kimwe agapfusha uwo bashyingiranywe. Ni Imana yemera ko umubyeyi